bakomeye bane bahagarariye ubutinganyi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abandi reka nere kwigwa mbavuga ntabwo ari abakirisugi bandeba, ariko reka mvuge Twahirwa nubwo se ari pastoro, nyina akaba mama pastoro, akaba yaravukiye muri ADPR, akiga Ecole de Dimanche, akaririmba muri korali zikomeye zo muri ADPR, ariko ibi ntibyamubujije kuba umutinganyi ndetse ubyishimira uzenguruka isi abikora. Araje rero akodesha urusengero rwa ADPR, umutinganyi akodesha inzu ya ADPR, akodesha sale ya ADPR, akodesha guest house ya ADPR kugira ngo akoreremo ibikorwa bye. Ibikorwa by'umutinganyi ni iki? Ni ubutinganyi. Ntabwo ari ubutinganyi ari ukuryamana kw'abahuje ibitsina gusa, ahubwo n'izindi factory zose n'ibindi bikorwa byose, yaba imyambarire, yaba ibindi bintu, kuko ibi bintu bakuramo amafaranga nibyo bitera inkunga ubutinganyi. Arangije araje agirana amasezerano n'itorero rya ADPR, rimuhereza amazu, rimuhereza ibikorwa byerejwe itorero, rimuhereza ubutaka twakwita butagatifu bw'itorero, bimuhereza amazu yubatswe n'amaturo n'icyacumi n'imisanzu by'abakirisitu. Niba ari ugukunda amafaranga simbizi, ntabwo mbizi, sorry, munyumve neza. Bagirana amasezerano, yandikaho amazina yanjye ati Twahirwa Moses Company Motion. Birazwi n'abana biga muri primaire n'abiga muri esi mu kizamini cya leta ubabajije ngo muvuge umwe mu batinganyi mu Rwanda, bahita bandikaho Motion. Ugiye ku binyamakuru byose ngira ngo yigeze no gufungwa bizira kuko mu Rwanda ntibemera ubutinganyi. Harangije ADPR imuha urusengero, maze mu rusengero atangira kurimbishamo ibishushanyo by'abatinganyi. Arangije ahamurikira imideri ngo aza gukoramo ikintu bita ituro, aza kuhatambira igitambo cy'ubutinganyi, kuko yavuze ko narangiza gutambira mu Rwanda azajya gutambira i Bugande, nava i Bugande azajya hari muri Kenya, nava muri Kenya ajye muri Amerika, sinzi ikindi gihugu azajyamo. Ni umuhigo yahigiye Satani ngo amushimira ibyo amajije kumugezaho, ariko ngo yari yaratekereje ko agomba no kuzabikorera mu itorero. Arangije abashumba mu bitotsi abantu batwawe n'amafaranga, batwagwa n'amafaranga. Bibiliya iravuga ngo umuntu yifuza kuba umukuru w'itorero abe yifuje umurimo mwiza, ariko aba atari umukunzi w'imiya. Nibagiye kubabwira ngo munkandire subscribe, ariko niba uri kumva iki kiganiro reba hasi ku nzogera ukande subscribe, nurangiza ukanda subscribe ukande na like, dukomeze. Uyu mutinganyi ntabwo abashumba babimenye. Umushumba Paruwasi ya Tyazo niba ari Tyazo ntiyabimenye, ntabwo abadiyakoni babimenye, ntabwo umushumba w'Ururembo niba ari Gihundwe ntiyabimenye, ntabwo Izayire representant legal ntiyabimenye, nta muhanuzi wabihanuye, nta muntu wigeze abirota, nta n'umuntu wabyeretswe. Impano zarasinze. Ni igiki kibasinzirije? Ni icyacumi n'amaturo. Abakirisitu nibo baje gusenga, barebye mu rusengero babonamo bya bishushanyo by'abatinganyi, babona ibishushanyo by'abagabo babiri bamwe babikokoye batingana n'ibindi bintu nk'ibyo by'amafuti. Batangira guhamagara umushumba bati ibi bintu ni ibiki? Ishano ryaguye. Abandi aho kugira ngo bamuhagarike baravuga bati aratwaka amafaranga yaduhaye. Cokoza baracunga bamuhagarika umunsi n'ubundi ibikorwa bye biragira gute? Birarangira. Cyatumye batamuhagarika mbere ngo atamurika imideri ni igiki? Baravugaga bati tumuhagaritse mbere turamusubiza amafaranga. Kuki bashumba mubaye ba Yuda? Muziyahura. Yuda yariyahuye. Muziyahura haki ya Mungu. Muziyahura. Nimukomeza gukunda amafaranga bizarangiza mwimanitse mu giti. Umwuka wo kwiyahura uzabafata. Nimugumya gukunda amafaranga muzarimbuka. Nimugumya gukunda amafaranga kurenza gukunda abakristo muzarimbuka. Nimugumya gukunda amafaranga kurenza gukunda itorero,
iryo mwarahiriye rikabaho izina ry'ubupasitoro, kugira ngo umuntu abe pasitoro abiheshwa n'itorero, ntabwo abiheshwa n'icyo ari cyo. Nta muntu ushobora kuba pasitoro adafite itorero. Nimugumya gukunda amafaranga muzarimbuka, muzamera nka Yuda, Satani azabinjiramo. Iyo umushumba yakunze imiya, Satani amwinjiramo. Ni iki gitumye kwiga i Nyarugenge bazamuye ibendera ry'ubutinganyi, ibendera ry'abatinganyi? Induru iravuga, inzego zirisobanura, bavuga ko batari babizi, babanyuze muri humye. Ntabwo mvuze ko abashumba b'itorero bashobora gucirira cyangwa kugirana ubumwe n'abatinganyi, ariko mbabwire ngo bashumba mufite uburangare bukomeye. Icya kabiri, ejo bundi ngira ngo inkuru narayikoze hano, imbwa yaje ku manywa y'ihangu, iza ku manywa y'ihangu, iza ku manywa y'ihangu, iza mu materaniro, yinjira mu rusengero, abakristo bateranye, abashumba bari mu myicaro byabo, imbwa igera ku ruhimbi. Imbwa irasohoka, nta wayitutse, nta wayikubise, nta wayikomerekeje, kandi iyi mbwa iyo bayica nta rwego rwari bubibaze itorero. Ntabwo mvuze ko abashumba bahamagaye imbwa, simvuze ko abadiyakoni baciriye imbwa yo ku rusengero, ahubwo abashumba b'itorero bararangaye kandi abadiyakoni barasinziriye. Ngomba kubivuga, untuke, umbwire nabi, ariko ngomba kubivuga. Yesu yaravuze ngo mube maso, kuko mutazi igihe umujura azira. Mube maso. Icya gatatu, ejo bundi Twahirwa Moses arazwi muri iki gihugu cyacu, nawe ubwo arabyemera ko ari umutinganyi international. Yabikwirakwije ku mafoto aryamanye n'abandi bagabo, arabifenta avuga ko ariyo mahitamo ye. Twahirwa Moses witwa Motion ari mu bantu. Ntabwo tugomba kubyihorera, tugomba kubivuga kugira ngo niba hariho n'ugomba kubikosora abikosore, kugira ngo niba hariho abagomba kuba maso babe maso. Ntabwo igihugu cyaterwa ngo radiyo itabivuga ngo imenyeshe abene gihugu ko umwanzi yateye igihugu, kugira ngo babe maso kandi bamurinde. Ntabwo rero idini runaka ryaterwa ngo tutabivuga, ntabwo itorero runaka ryaterwa ngo tutabivuga. Tugomba kubivuga, nzabivuga muntuke muri komenti, ariko ngomba kubivuga. N'ubu ndongera mbivuge, mbwira abashumba ntibashumba, mbwira abarimu ntibavuga butumwa, mbwira abadiyakoni ntibadiyakoni, nimube maso, nimube maso. Nimutaba maso, Satani arakoze isoni izina ry'Imana, kandi bikomotse mu burangare bwanyu. Nk'uko mwabibonye kuri titre y'ikiganiro, ngira ngo mu myaka yashize abantu bavuye imahanga baraza bakirwa na ADPR, baza kwigisha abanyarwanda kuramya no guhimbaza. Barangije mu gihe cyo inzira bigeze ahangaha, kugeza ubwo imbwa yinjira mu rusengero. Abatinganyi b'i Nyarugenge muzi ko ngo bari batanze amamiliyoni. Namwe nimwumve, abantu baje kwigisha kuramya no guhimbaza, ubundi si ubwo ari ADPR nabo abakwiriye gutanga amafaranga n'ibandi baje kukwigisha baguhaye n'amafaranga. Ariko buriya mu mihigo birashoboka ko bari barahize ko bagomba kuzaza kuzamura ibendera, bakaza kuzamura ibendera kandi bararizamuye. Ahasigaye biri gukurikiraho ngira ngo muri kubibona. Ibikurikiyeho muri kubibona, abashumba barirukanwe, abapasitori barirukanwe. Ibi byose iri n'irembo ryakingutse kugira ngo ibibi byose bigire gute byinjire. Iyo ubona uri umudiyakoni imbwa igacikanura pariseri y'urusengero, uri umudiyakoni wasengewe, imbwa igacikanura pariseri y'urusengero, ikahacikanura, imbwa mubwa ikahacikanura, ikagera ku rubaraza rw'urusengero. Hari abadiyakoni 10, 20. Ibyo mbivuga abantu baranyandikira ngo nanjye ndimbwa, ubwo ni njye wabasuye.
ibi iyo mbivuga abantu baranyandikira ngo iyo nkuru ngo ni igihuha ntiyabaye. Njye navuganye na pasiteri waho arambwira ati mbwa yaraje, twese twashidutse yagiye. Ibintu birakurikiriye imbwa mu byiteguro. Yinjira mu rusengero abadiyakoni bareba, abashumba bareba, irazamuka ku ruhimbi yisohokera mu muryango umwe uba uri kuri aritari. Ntihagira n'uyikurikira ngo ayice. Ikibazo si uko imbwa yinjira, ahubwo ikibazo ni ukubona yinjira hari tuvuga ibi bintu. Igituma ibi mbivuga ntabwo mbivuze ngo ndi gusebya, ndi kubwira abandi basigaye ngo mube maso. Niba uri umudiyakoni menya aho ugomba guhagarara, niba uri pasitoro menya aho ugomba guhagarara. Abantu ntimuyice ngo Satani akorwe n'isoni. Ibyo reka tubyihurire. Wenda mwararangaye, mwanasabye Imana imbabazi, murabwira tuti duha amaso areba, uduhe n'imbaraga. Nico gitumye Imana yongerera bavuguruza nyuma y'iminsi mike. Haje umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, bamwe kera bitwaga abasasi. Araje, abizi ko bo hari igihe bataryama bitewe n'ubu burwayi, aba yaragize ibibazo akirwarira. Hari igihe bimutegeka kutaryama. Aba rero araje mu museso saa 10 niba turirimbanyije abayinjiyemo. Nanone abadiyakoni bagize gute bahari tibamufata ngo bahirize uburenganzira bwe nk'umurwayi. Abayinjiye mu materaniro yambaye amakomo. Ceze mu materaniro abagize ati wari uri kwigisha atumurongo, arasambuza niba ture agira gute arayicyura. Itaha idatuye n'ibibazo. Ibyo ngibyo ni iki? Nyamara rero niba ufite itorero uyoboye, tekereza kabiri, wikomeza gutekereza, kuko Satani biragaragara ko atangiye, cyangwa se Imana biragaragara ko Imana itangiye gukoza abantu isoni. Tekereza kabiri rero, niba ufite ibyaha ubyihane, kandi kwihana kwiza ntabwo ari ukwatura ibyaha wakoze uvuge ngo nanyoye inzoga narasambanye. Kwihana kwiza ni uguhagararira aho ugeze ugasubira inyuma, niko kwihana kwiza. Niba usambana, kwihana kwiza ni uko uwo muntu umeruka kuryamana aba ari we wa nyuma, ukavuga uti uyu ni we wa nyuma, ahasigaye ugatera umugongo ubusambanyi, ugahindukirira Kristo, ukongera ugakora urugendo rwo gusubira kwa Kristo. Ubundi uko niko kwihana kwiza. Baratubeshye batwigisha kuvuga ibyaha twakoze, ariko ntibatwigisha kubireka. Ariko umwana w'ikirara ntabwo yavuze ibyo yakoze, ahubwo we yisubiyemo. Ndagira ngo bashumba, abapasitoro bagenzi banjye, bavuga butumwa, abadiyakoni, ndagira ngo twisubiremo, turebe ko tudafite ama esikariye Satani ari kuririraho ajya gutukisha ubutumwa bwiza twikoreye. Ubu se niba hariho abantu batuye Bweramvura hari hafi aho imbwa yinjiye mu rusengero, mutekereza ko uyu munsi bababwira ngo baze gusenga bakaza? Havuga ati imbwa zitazaturira hehe mu rusengero. Ubu se niba hariho abantu bacyuye iyo ngiyo muri za Tyazo, ahantu Mutinganye international, muzi ukuntu abanyarwanda tuziririza kwitwa umutinganyi mu Rwanda, ngira ngo na perezida barabimbaje aravuga ati ibyo bintu ntabwo ari umuco w'abanyarwanda. Niba umutinganyi mumuhaye inzu zitorera akazikoreramo icyumweru, akazidekora, akazimaramo ukwezi, akamurikiramo ibikorwa bye, agakuramo inyungu, akabaha amafaranga mukashyira muri systeme zanyu, akajya mu igenamigambi zanyu, ayo mafaranga agakoreshwa. Ayo mafaranga agakoreshwa, ayo mafaranga agakoreshwa, amafaranga y'abatinganyi mukayakira. Mutekereza ko na n'uyu munsi nategereje kumva ko nibura nk'umuvugizi w'itorero yagira icyo abivugaho, nibura n'ururembo ngo rugira icyemezo rufatira aba bashumba, umushumba paruwase n'umushumba w'iryo torero, umushumba paruwase ucunze
ibi bikorwa bya ADEPR mushumba Paruwasi akwiriye kubibazwa. Ni ukubera iki mushobora guha umuntu ibikorwa by'itorero? Akwiriye kuba ari umunyetorero kamere. Ubu ntabwo ushobora kubona ibikorwa bya Kiliziya Katolike ngo bagukodesha ibikorwa byabo uri umuprotestani niyo wateka ibuye rigashya. Kuki muri kompasiyo iyo mushaka abakozi mubatuma rekomandasiyo? Kuki mubatuma rekomandasiyo? Ariko kubera ko uyu mutinganyi ari we wari ufite igikapu cy'amafaranga, abandi bose gukodesha guest house batangaga make, uyu mutinganyi we kuko yari afite objective ayo mwari kumuca yose yari kuyatanga. Murangije ro muhumishwa n'ibiguzi, muragenda mumera nka Gehazi. Niyo mpamvu rero ibibembe umuntu atatinya kuvuga ko uyu munsi bene data murabembye, abashumba turabembye, kandi ibibembe abakiristo babitubonaho. Ibi tugomba kubivuga. Tugomba kubivuga. Ntabwo ibi bintu ari byo. Niba uri perezida wa korali, utekereza ko umurimo wawe ari uwuhe? Ni ukubera amaso iyo korali. Niba uri umushumba w'itorero, uri umurinzi uhagaze ku munara, ukwiriye kuba maso ukareba aharuta aho abanyamudugudu barimo kureba. Ntabwo abakristo aribo bashobora kubona motion. Uriya Twahirwa Moses ntabwo aribo bashobora kumubona, ahubwo wewe nk'umushumba. Niyo mpamvu Satani yaraje anogoramo abantu amaso, arabahumisha. Amateraniro abantu baba bareba amafaranga, turinjiza amafaranga ngahe, ariko objective y'amateraniro ntabwo ari recette, ntabwo ari income, ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari ibyinjira. Objective y'amateraniro ni uguhimbaza, ni ukuramya no guhimbaza Imana. Mu gihe rero hinjiyemo ibikorwa bisuzuguza Imana, bigaragaye ko abateranije ayo materaniro Satani aba basuzuguye ku mugaragaro. Dushimire n'abari maso. Ngira ngo nababwiye Inyagatare imbwa yinjiye, sanga abadiyakoni bari maso, imbwa barayica bayitsinda mu rusengero, barayisohora barayitaba. Kude chapeau, Imana ibaha umugisha, kandi ibaha umugisha rwose. N'abandi bose yabaye bameraga nkamwe, bakamera nkamwe. Ese niba imbwa igaragarimo kirumana yinjira, umushumba uyoboye itorero ntabibone, ubusambanyi nibwinjira azabibona. Ananiya na Safira nibinjira, Petero uzabibona. Ese abicanyi nibinjira muzabimenya. Ese amoko ninjira mu itorero muzabimenya. Ese ivangura niryinjira mu rusengero muzabimenya. Ese umuntu najya kurara agiye kwicwa n'ubukene muzabimenya. Ndagira ngo mbabaze, ese umuntu urwaye mu mutwe niyinjira mu rusengero agashobora kugira kuri alitari akaremuza misa cyangwa niba ture cyangwa iterano cyangwa repetisiyo, agashobora kugeramo? Ndagira ngo mbabaze, ubusambanyi buzinjira mu rusengero mu bimenye, ubutinganyi buzinjiramo mu bimenye, ishyari rizinjiramo mu bimenye. Ko dushinzwe kurinda imitima, niba tutabona ibigaragara by'umubiri ntitubibone, kugeza ubwo umuntu aza ari umutinganyi afite na tatuwaje, tumubona afite n'amaderede na kuriya Twahirwa Moses yiyogoshesha na kuriya meze, ni ibintu bimugaragaraho. Yaraniyamamaje ku macano, ku YouTube, ku mbuga nkoranyambaga, isi yose irabizi ko mu Rwanda hari umutinganyi ubyemera witwa Motion, akagera ku rwego aza agahabwa imitungo y'itorero. Ubu uratekereza ko abakirisiti inzara nibinjiramo muzabimenya?
abakirisitu nibahura n'ibi bintu runaka n'ibihe bigoye muzabimenya. Nigeze gukora ikiganiro ndavuga intabashumba bakwiriye kujya mu ngando, abantu bantera amabuye. Muzareba